u Rwanda se ko rutarabajugunya kandi mu bihano u Rwanda rwafatiwe harimo n'iby'Ubufaransa bwagizemo uruhare ariko hari uburyo u Rwanda nyine rubisesengura rukareba imbaraga z'Abafaransa iyo baza gukora nk'Abafaransa furi ibihano byakabaye biruta ibihari u Rwanda rumaze igihe ruri gushora mu masatelite u Rwanda ruri gushora mu kubaka ibibuga by'indege biteye ubwoba bafatanyije na Qatar kiriya cyo mu Bugesera mu mwaka kizaba gishobora gucaho miliyoni 14 s'abantu ntabwo ari abantu bake u Rwanda rurashyira mu rurashora muri refineries za zahabu hari icyo bivuze as well as economic development. Prior to my visit here, I had the pleasure of speaking with President Tshisekedi, President Ruto, and President Museveni. Bavuganye n'abaperezida bose bo mu karere. Ukuye mu Burundi. From these visits, it's clear. Ubwo ndi kugiranya na Ronnie Jackson. Ronnie Jackson namubanjirije aza yaganiriye n'aba bakuru b'ibihugu bose ukuyemo Ruto. Uyu nguyu yaraje aganiriye n'aba bakuru b'ibihugu bose ukuyemo Ndayishimiye na Suruhu ntabwo Jackson bari baganiriye. Jackson yaganiriye na Tshisekedi, aganira na Kagame, aganira na Museveni, aganira na Neva. Uyu yaganiriye na Perezida Tshisekedi, aganira na Ruto, Museveni na Paul Kagame w'u Rwanda n'abandi. Itandukaniro nyine ni Neva wasimbuwe na Ruto mu bo baganiriye. How vitally important a durable peace is for this region. We support the security and territorial integrity of all states in this region. Integrity of all states. There are many American companies already invested in Rwanda. The government of Rwanda has a vision of being an economic leader and has a society ready to drive this vision forward. We are ready to work with Rwanda to achieve this goal, which is why finding a resolution to the conflict in Eastern DRC is so essential. Ariyo mpamvu kubona amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ingenzi cyane. Amerika yohereje umucuruzi ntiyigeze akurikiranwa mu butabera cyangwa ntiyigeze yicuza n'iki. Umuntu yishe arihisha ntarahinduka ngo ababarirwe cyangwa hano. Uravugwa aho zari umwicanyi baburaniye mu yihe gacaca yabahanaguyeho ubwo busembwa bahawe izihe mbabazi. Urex w'ikintu utakiri uri ikintu wahoze. Yego uri ikintu wahoze. Yewe nubwo bazagira mu myaka 100 iri imbere cyangwa 200 bishingiye ko bakoroneje Kongo bakanakomezanya umubano nayo. Uragira uruhande rwose Kongo yabiriho amakosa yose Kongo yabikora biragoye ko ababirigi bavuga bati twitandukanyije n'iki gihugu. Abahindura umuvuno babikora ariko ntabwo mbona not only ababirigi. Simbona igihugu cyaba gifitanye ties na Kongo nk'ababirigi barakoroneje Kongo mwarabanye warayibye warayisahuye ku manywa na nijoro ngo nuko ibintu byakomeye yireke. Mu bijyanye no kuvuga ngo bafunze Cole Belge bakozemo akantu keza basi baritse umwaka urarangira kwa amashuri. Ibirebye ibindi bahise babifunga ko kanya. Ariko nka Cole Belge izakora kugeza mu kwezi kwa 9 ikigisha muri iyo system. So ni cyangwa biganira abantu bakaganira ibisubizo bikaboneka. Hari no gukoresha ingufu intambara ukayikira. Ntabwo nta ntambara nzi gukoresha ingufu bigipfa gukemura. Intambara zose zitangirira muri office zikarangirira muri office. Abantu bazarwana ariko ibintu birangirire mu biganiro. Nta ntambara nzi itangirira ku rugamba ikarangirira ku rugamba. Intambara itangirira mu biro ikarangirira mu biro.
yego amahoro y'Imana bane namwe bakunzi ba One Nation Radio, Radio Diaspora Rwanda, ijwi rya diaspora y'u Rwanda. Turi kumwe na Yves Nkuye mu rugendo, umusesenguzi wacu. Yves, tuguhaye ikaze nanone. Ndabashimiye, murakoze cyane. Ubwo nsuhuze n'abantu baba dukurikiye kuri Radio ya Diaspora y'u Rwanda, ariko inakonsumwa n'abanyarwanda bari mu Rwanda. Ubwo hari banza ntakiri mushya hano, maze kuba umusangwa. Yego, ikiganiro cya kenshi hano tumaze kuhagirira. Ni ikiganiro cya kenshi tumaze gukorana hano kuri One Nation Radio. Turi mu bihe byo kwibuka, ni mu kwezi kwa kane, turi ku itariki 9, no kwibuka ko 31 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ni byinshi byabaye kuva ku ijambo ry'umukuru w'igihugu kugera no ku butumwa butandukanye ibihugu byoherereje u Rwanda byo kwifatanya nabwo. Ariko hari ubutumwa twabonye bwa Maxime Prévost, ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, Prime Minister wa Belgium, akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi, bwerekana ko bifatanyije n'u Rwanda muri ibi bihe. Anasobanura byinshi, avuga ko imvugo z'urwango mu karere zitaje ikibazo, zidakwiriye no kwihanganirwa. Anamagana imikoranire ya DRC n'imitwe irimo nka FDLR, yananditseho ngo ex génocidaire, abantu basize bakoze jenoside. Anatanga n'ubutumwa abantu baravuga bati se Ububiligi none bwaba bwabonye ibintu uko abandi babibona, cyangwa ni ya cynicism umukuru w'igihugu yavuze mu ijambo rye. Yves, bikaduhera nkaho ngaho kuko ndashaka tuninjire no kuri uyu mubano n'ibyo uri kwangiza, birimo nuko hari n'ibigomba guhinduka mu myigishirize riri hano mu Rwanda, nko mu ishuri rya Ecole Belge. Ariko mbere yo kujya kuri Ecole Belge no kuba bagiye guhindura curriculum, ubivugaho iki butumwa nk'ubwo ngubwo ku gihugu nk'Ububiligi cyagaragaje ko muri ibi bibazo kiri ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Ububiligi mbufata nk'umurozi w'umunyabwenge. Umurozi w'umunyabwenge arakurogera, ariko mu gihe uwawe yapfuye agatabara mbere. Ariko hari n'igihe kamere yanga, mu gihe abandi barira we akayikanira bikanga, kubera ko ari kure nyine. Ntabwo we yaje by'ifoto no kwanga ko absence ye yerekana uruhare rwe mu byabaye, ariko amarangamutima kuyinginga bikanga. Mbivuze ntabivuze mu buryo busa nk'imigani, ngira ngo ni mu gihe twatangiraga icyumweru cyo kwibuka, Dr Bizimana uyoboye Minubumwe yabigarutseho mu buryo bwihariye ko Ububiligi ari cyo gihugu kimaze imyaka myinshi gihungiye tu Rwanda, ndetse akanavuga ko ku isi nta gihugu cyahungiye si kindi nk'imyaka Ububiligi bumaze buhungiye tu Rwanda. Wajya kureba mu bihe bya vuba aha, twinjiye mu cyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi, umubano w'Ububiligi n'u Rwanda ubambye ku musaraba. Yewe nshobora kuvuga ngo uyu munsi uri bitter more than ever. Aho ndi munsi turabona umubano w'u Rwanda n'Ububiligi umeze nk'uko tuparitse mu ikorosi ko bimeze none. Imyaka myinshi ciyo. Nta gihe mbizi bimeze uko. Ibihugu byageze igihe bicana umubano, hakaba guhererekanya imvugo zisharira. Turi mu isi itarimo imikino isa nko mu bihe by'intambara ya kabiri y'isi yose. Abanyapolitike basigaye bavuga gukoresha imvugo zirimo sinabyaye cyane. Hagati y'Ububiligi n'u Rwanda ubona ko nta guteretana kurimo, nta seduizo undi oya. Uparitse nabi nyine arakugonga. Umubano rero wari umeze nabi cyane. Muri uko kumera nabi, u Rwanda rwari rufite ibintu byinshi rushinja Ububiligi. Sinzimba wibuka bakimara gucana umubano, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yasohoye ingingo nk'icumi zerekana uburyo Ububiligi bwagiye bubanira n'u Rwanda kuva kera kugeza none. Kandi ibyo bibaye ejo bundi mu kwezi kwa kabiri n'ukwa gatatu, utagira ngo hari hashize igihe. Mu bintu biri fresh Ububiligi bushinjwa no kuba sided cyane n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ubutegetsi bwa Kinshasa u Rwanda rushinja gukorana n'umutwe wa FDLR. U Rwanda ruvuga ko ugizwe ahanini n'abagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi cyane. Kuba kuri urwo ruhande uri igihugu nk'Ububiligi biragoye. Silence y'Ububiligi rero igihe twari kujya mu cyumweru cyo kwibuka, Ububiligi bugaceceka ntibugire message butanga,
byari kuba ari ikibazo cyane. Wibuke na mbere yuko twinjira muri iki cyumweru hari impaka nyinshi mu Bubiligi, bivugwa ko Ababiligi bari kwitambika Abanyarwanda basanzwe bahakorera ibikorwa byo kwibuka ko bashobora kuza kubyanga bitwaje umubano mu buhari. Ababiligi basaga nk'abari ku gitutu cyo kuvuga ngo ibyo dushinjwa twerekane ko bitandukanye n'ibihari. Ntabwo dufasha FARDC cyangwa ubutegetsi bwa Congo kuko twemera ukuboko kwa FDLR cyangwa kuko tuyishyigikiye. Ntabwo imyitwarire yacu mu kibazo cyo mu karere ishingiye ku guha ishingiro jenoside yakorewe Abatutsi. Ntabwo twe nk'Ababiligi harimo ibintu byinshi nyine nabyita gukwepa. Ababiligi rero nibyo nise ngo ni abaruzi bazi ubwenge, bwari uburyo wari umwanya mwiza kuri bo, ndabyita wo kwishushanya, ntabwo mbyita guhinduka. Iyo biza guhinduka bagombaga kubwiriza ivanjiri yabo mu buryo u Rwanda ruyivuga, mu buryo u Rwanda ruyemera, cyangwa bari kureka ivanjiri yabo bakabwiriza iy'u Rwanda. Ubundi ntabwo njye nkusuye iwawe mu rugo nza ngo mpite ndeba design y'uburyo intebe zisetinze ngo mpite mpindura mu bwene oya. Abudura, urabona izi ntebe zakabaye zipanze gutya, n'ikimenyimenyi wanjye niko zipanze, hindura mbone kwicara. Ntabwo ariko bigenda. Ibintu ubitwara uko nyir'urugo abitwara. Kesi y'u Rwanda byose ni ikibazo cya nyir'urugo. Hari ibintu biri universally accepted. Mu Rwanda habaye jenoside yakorewe Abatutsi. Ntabwo ari jenoside ya Rwanda, ntabwo ari jenoside yakorewe Abatutsi. Ibyo byamara kwemerwa gutyo universally, ntuze ngo bihindure. Ababiligi bagowe no kumva icyo kintu aho yari yagerageje cyaracyumva. Ariko nujya kuri number of casualties, tubyite se victims, Ababiligi baracyastikinga kuri wa mubare w'ibihumbi 800. Ntabwo wakabaye ujya muri konfuri n'imibare. Nashaka b'umuntu uri innocent, qui n'était pas censé yo kwicwa, nta rukiko rwakatiye uwo muntu, nta cyaha yakoreye igihugu, igicumuro yari afite n'uburyo yavutse atahisemo. Umuntu wapfuye zira uko yavutse atahisemo, ujya mu mpaka z'imibare ngo ni bangahe biza gutanga ikifendofe. Basi ujya kujya muri iyo mibare uri butugarurire abo bandi uri kushaka kuvuga ko bitabaye. Iyo basi buza kuburi bubasubiza u Rwanda. Nuza kureba mu butumwa bwa Maxime Prévost avugamo ibihumbi 800. Nabyo ubwabyo ni ikibazo. Ndetse ko umuntu uri ku kiriyo cyabe cyuwe akunda, bye ntabwo ajya mu mpaka nyinshi. Ntabwo u Rwanda rwajya kujya kuburana ngo kuki wavuze gutya. The fact yo kuba basi yanagiza ko gatima akohereza ubutumwa, Abanyarwanda bashobora kumwihorera ntibajye muri izo mpaka. Icya kabiri, ubwo ndi kukwereka ibihanga byari mu butumwa bwa Maxime Prévost. Yaravuze ngo aba FDLR, aba ex génocidaire, undi umuntu aba ex combattant kuko yahoze arwana ariko ubu yaretse ku Rwanda. Sibyo? None se umuntu niba yarishe, bazi kuvuga wahoze ari umwicanyi, ntiyigeze akurikiranwa mu butabera cyangwa ntiyigeze yicuza n'iki? Umuntu yishe arihisha, ntarahinduka ngo ababarirwe cyangwa hano. Uravuga wahoze ari umwicanyi? N'umwicanyi. Sibyo? Abahoze ari abajenosideri rero. Baburaniye mu yihe gacaca yabahanaguyeho ubwo busembwa? Bahawe izihe mbabazi? Urexe w'ikintu utakiri, uri ikintu wahoze. Ye kuri ikintu wahoze. Imvugo ye yari irimo ibihanga. Nge nkanabona kimwe mu bintu cyari gukorwa cyiza, nka Maxime yashoboraga nko kwa audience ubwo mu Rwanda, cyangwa se undi munyapolitike wo mu Bubiligi akaza kwifatanya n'u Rwanda iri kuba geste nziza. Yashoboraga no gutangirira kuzahura umubano n'ibindi. Akaza akifatanya n'u Rwanda, ukaba n'umwanya mwiza kuvuga ati miya kurupa. Wahubwo yaboneyeho umwanya wo kwerekana n'uburyo n'Ababiligi ari victime y'ibyabaye mu Rwanda,
vuga ko mu gitondo yari yagiye kwibuka abasirikare babo 10 baguye mu Rwanda bapfanye na Madamu Uwiringiyimana Agatha nimba mbyibuka neza sinibuka n'ibindi yarengejeho bibona ko byoza Ububirigi. Ubutumwa bwe navuga ngo kubwohereza ni kimwe ntabwo ndi bugisuzugure cyane ariko ubutaha byaba byiza abusukuye bukaza. N'ubutumwa wakomoje ku cy'u Rwanda ruvuga ko rubabajwe no kububirigi bwa sidinze na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifatanya na FDLR umutwe wasize ukoze jenoside mu Rwanda kandi anakomoza no ku mvugo z'urwago zihari ziri mu karere. Ari nacyo nteka ko nahereyeho ku cy'Ububirigi umuyobozi wa diplomasi yabo yanyuza mu mvugo ibintu bimaze igihe bivugwa n'u Rwanda yet akiri ku ruhande nanone u Rwanda ruvuga kuko u Rwanda ruvuga FDLR wenda akoresheje ex genocidaire u Rwanda rukavuga ko ari umutwe wasize ukoze jenoside rukoresha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na FARDC ko babafatanya ku rugamba mu bihano ntabyo tujya tubona wenda ngo nabo babafatira ibihano kubera ko bafatanya n'umutwe wa ex genocidaire. Kuki mu mvugo haba hari bimwe mu bikorwa hari ibindi? Ni politike gusa Kongo abantu benshi bashobora kugwa mu mutego kwisanga bari gukorana na FDLR rimwe na rimwe hari batanemeranya nayo. Kongo FDLR iri mu gisirikare cyayo mu buryo navuga ngo buri mahwane ku rwego nibwira ko no kumenya ngo mu FDLR ninde mu FARDC ninde bishobora kugorana. Tubare nko mu FDLR wavuye mu Rwanda muri 1994 yarize azi Urufaransa rwe azi Urwongereza rwe. Uyu muntu mu myaka 31 ari kumwe n'abari abantu ubu aracyanafite interference linguistique yavuga Urufaransa ntuhita wumva ari umukongomani kandi twabonye uburyo bagiye bahindura amazina bamwe bakitwa ngo ni Batambura ngo ni ba Guido ngo ni bande hari babisekeje. Ushize hari uwapfiriye muri FRN sizi muzi umuntu ahozi ari umunyamakuru yitwa Nkikabahizi Vedaste ngiye twaranakoranye ku gitangazamakuru kimwe tuziranye cyane ava mu Rwanda aragenda arabajoininga yapfuye hari umuvugizi wa FRN ariko yari afite andi mazina nabibonye mu nkuru ku gitangazamakuru cyanditse ko yapfuye ifoto ndayizi umuntu ndamuzi ariko afite andi mazina nyine nimba ngo yari kapiteni Ndera simcyibuka. Uwo muntu rero yaragiye hari akindura izina keta yitwa wenda Lieutenant Colonel Kakule Maendeleo Jacques. Uwo muntu yavuga kumva n'umukongomani jana kwica. Ntabwo nibwira ko iyo Kinshasa ijya gusaba ubufatanye n'abantu babwira ngo muze mudufashe turi kumwe na FDLR turi kumwe n'aba nibwira ko icyo igihisha. Ariko nk'ababirigi bo nibwira ko bakabaye bo bagira ayo makenga mbere. Karabaye telefone ubanza birogoye muraza kumbabarira. Ikoranabuhanga niko ryabaye riri ku murongo. Ubwo manzi uko bigenza Abayisiraheli bakujugunya Pegasus. Nabonye muri cya gitabo cya Snowden. Edward Snowden. Nakanyuzemo yashyize hanze asobanura ukuntu n'ubundi CIA ikora. Aravuga ati CIA mu rwego rukabuta amakuru rukoresheje buri device. Vango kwa kundi ufite laptop yawe ifiteho ya webcam ibiri kwaka ibitari kwaka iriya kamera CIA ibiri kwikoresha mu buryo bwo ni case bagukeneye tureke no gukenera wowe niba baba bakeneye undi nivango gushakisha muri facial recognition software kwa kundi baba bari gushaka isura bakashaka kumenya aho location yankuye mu rugendo mfashe telefone yanjye gutya ndi gucatinga bashobora guhita babona ko hari kamera iyi telefone yanjye iri kukureba bakaba bafite live feed iri gutangwa n'iyi kamera mbe mfite internet mbe ntayifite ugasanga nibyo anyways hari agaciyemo duturutse ku by'ikoranabuhanga niyo mpamvu nkomoje birazamanje nibuka siniba ibaruwa ya Osama bin Laden igeze gutrendinga mu minsi yashize abantu benshi bayishare inzira y'abaruwa telefone zabo zagize ibibazo uzashake nk'abantu bahererekanyije iriya baruwa benshi bwarakeye benshi basanga telefone zabo zifite ibibazo ntibapfa kubimenya njye nagiye kumenya hashize iminsi ko abantu benshi byari bifitanye isano aba bagabo bo barakora
barakora bafite imbaraga cyane kandi ubwo ibyo none navuga ni ibya mbere 2012 ubwo muri iyi myaka 13 ishize byariyongera no haje na artificial intelligence byo biri kuri kandi utagira iterambere uburyo riri kwihuta ntabwo abantu bagifite monopoli kuri ibyo bintu n'utuduhugu twa Afurika abantu baba basuzugura tumwe muri two tuba dufite amakoranabuhanga meza cyo ku rwego rwose amakuru bashobora kuyakurikirana bakayamenya bakayitaho bakayabyaza umusaruro cyane twe turi kwivugira ku bijyanye rero n'ababirigi ababirigi bo bakabaye bagira amakenga cyane kuko bazi amateka y'u Rwanda bazi ibyo bashinjwa bazi uburyo bagipfusha abasirikari 10 bahise bacyura ingabo zabo bazi byinshi muri uko gukorana na Kongo bakabaye bababifishira ariko nanone ntabwo mbona ububirigi hari amahitamo bwagiye kudakorana na Kongo biragoye ababirigi n'ubukungu bafite none bushingiye ko bakoroneje Kongo yewe nubwo bazagira mu myaka 100 iri imbere cyangwa 200 bishingiye ko bakoroneje Kongo bakanakomezanya umubano nayo uragira uruhande rwose Kongo yabiriho amakosa yose Kongo yabikora biragoye ko ababirigi bavuga bati twitandukanyije n'iki gihugu bahindura umuvuno babikoramo ariko ntabwo mbona notondi ababirigi simbona igihugu cyaba gifitanye ties na Kongo nk'ababirigi barakoronije Kongo mwarabanye warayibye warayisahuye ku manywa na nijoro ngo nuko ibintu byakomeye uyireke ntabwo mbona wari ku munyapolitiki uriho none ariko nabwo mu buryo buziguye ntabwo mu buryo buri direct wa noneho nka Tshisekedi n'umuntu wabo Tshisekedi yaje ku butegetsi avuye mu Bubiligi ntabwo wambwira ngo mu kumushyiraho Amerika ibifitemo uruhare na komisiyo y'umuryango wunze ubumwe bw'Uburayi ngo ntabwo ababirigi bari babizi ntabwo byoroshye cyangwa se nta nubwo bishoboka byari bigoye ko habaye amahitamo ababirigi bahitamo u Rwanda mbere ya Kongo biragoye ahubwo icyashobokaga burya njye nshobora kutaba inshuti cyane nawe ariko simbe n'umwanzi wawe byarashobokaga ko ababirigi babitwara mu buryo n'u Rwanda batarutakaza kare byo Kongo isaba nicyo kiguzi niyo price bagombaga kwishyura ntihari ibihugu byinshi byananiranye abafaransa se ntubona uburyo bitwara u Rwanda se ko rutarabajugunya kandi mu bihano u Rwanda rwafatiwe harimo n'ibyo Ubufaransa bwagizemo uruhare ariko hari uburyo u Rwanda nyine rubisesengura rukareba imbaraga z'abafaransa iyo baza gukora nk'abafaransa furi ibihano byakabaye biruta ibihari harimo ko kwigengesera nyine ariko ababirigi gushaka kwabo ibihano byafatiwe u Rwanda ni nka 1% cy'iby'ababirigi bifuza aho niyo nkubwira ko batinze mu buryo bwatuma batakaza u Rwanda nyine hari hakenewe umuntu ushobora gukora ku mpuzombi imyitwarire y'abafaransa imyitwarire y'abanyamerika hari icyo ivuze cyane ababirigi ntibigeze bitwara nk'abo mu kanya turaza kureba no ku banyamerika tunabyagurutse no mu karere kuri Boros wamukomoje uvuga uti byaba byiza ko timing igihe cyo kwibuka kikagera ari mu Rwanda yaraje yanabonanye n'umukuru w'igihugu yanagiye no ku rwibutso rwa Gisozi ariko ibyo turabigaruka mu kanya ububirigi umubano w'ububirigi n'u Rwanda uguhagarikwa kwawo twari tubizi ko bizagira akajorite abakajorite ntabwo babura abambere n'abakoraga mu mishinga y'ububirigi utwari bunye itangazo ryasohotse rya RGB risobanura ko abantu rwose mu miryango itegamiye kuri leta n'ishingiye ku madini fata inkunga z'ububirigi byo bigomba guhagarara aho ni hamwe ariko no muri education hari ishoramari ry'ababirigi mu mashuri Ecole Belge abantu bararizi riba mu mujyi abana banyuraga hariya muri ka free zone badudubiza urufaransa rwo hejuru batanga ati uyu umusaruro wa Ecole Belge Minisiteri y'uburezi yasabye Ecole Belge kureka kugendera kuri gahunda mbirigi guhera mu kwa 9 ikigisha igendeye ku nteganyanyigisho nyarwanda mbere yo kujya mu mbere cyane kuri wowe n'umwanzuro wakiriye wari witeze ko nibi bizakurikira ese umwanzuro wafashe ukwiwe kajorite tushyize ku mpapuro guhagarara kuri Pride ndetse n'icyo guhomba n'iki cyahombye cyane buriya rero mu bintu by'inyungu rusange abantu barahomba ariko ntabwo bazana guhomba kwabo imbere buriya ushobora nko kwizuriza inzu hano aha twicaye ejo bagapanga kwanyuza umuhanda wa gari ya moshi
kandi ukabona ahandi uza kubona ikibanza ntiyigeze urota kuhatura kandi u Rwanda hakundaga nta nubwo uzanahakunda nubwo ugiye kuhatura ntuzahakunda yego urahomye ariko igihugu kirungutse nuko bigenda mu bintu by'inyungu rusange guhomba ababyeyi bari buhombe of course umwana wiyigiraga systeme mbirigi ayimenyereye wenda afite n'inzozi zihura nabyo araza guhomba ariko igihugu nyine cyafashe uwo murongo wo kutagurana agaciro kacyo iby'igiciro gito ni umurongo cyahisemo igihombo ni benshi bahombye ntabwo ari abo bafitanye isano na Ecole Belge gusa uzi abantu bari bafite amaproje aterwa inkunga na Enabel mu bworozi bw'ingurube n'ibindi ni benshi hari abari bafite akazi gashamikiye Ububirigi akazi keza kishyura neza turabara ngo bwatangaga ubufaranga buke ku Rwanda ariko ubwo bufaranga bwageraga mu Rwanda kandi bwagiraga ibyo bufasha ntabwo ngewe navuga ngo rero abo ntibahombye barahombye n'icyo gihugu ayo mafaranga yiyongeraga muri circulation nayo azaburamo nyine ariko nyine igihugu hari kiba cyafashe izindi priorities bavuga ngo ibi ngibi birangiza ibi kandi byangirika ni byinshi kurenza ibyo turengera ikibi tubireke homba kabireka igihugu kikabihomba mu bijyanye no kuvuga ngo bafunze Ecole Belge bakozemo akantu keza basi baretse umwaka urarangira kwa amashuri ibirebye ibindi bahise babifunga ako kanya ariko nka Ecole Belge izakora kugera mu kwezi kwa 9 ikigisha muri iyo system so ni nyuma bashobora guhindura wera hakazamo irindi shuri mpuzamahanga abigagamo bagakomerezamo cyangwa abandi bagahindura uburyo bigagamo ihurizo risigaye no kumenya ngo ese abigishaga muri Ecole Belge bahembwaga n'Ububirigi bahembwaga nande nimba ari Ububirigi bazahita bashoma bazakomeza bigishemo leta bahembe ariko ukonze u Rwanda mu bihe by'ibibazo siriti bizama agasuzuguro ukonzi imitegekere y'u Rwanda u Rwanda rwakemera bakajya no kuri payroll ya leta rwakwemera hagashaka izindi solution yego ariko ntibizema agasuzuguro njye nibuka u Rwanda rushwana na Uganda abantu bajyaga kwivuza mu Bugande mu bice hari za Burera n'ahandi bice byegereye umupaka uzi amasantere du santé ukuntu yihutishijwe mu kuyubakaho uzi amashuri abajyaga kwiga ukuntu byihutishijwe byarihutishijwe uzi inganda zikora kawunga zavutse mwabiriya bihe mu Rwanda uko zingana uzi izikora amavuta uzi izikora inzoga ko kunywa kariya ko narakibagiwe ariko ubundi niko ninyweraga ariko hari igihe kaboneka buriya se twigeze kujya muri nuze muri ambasade y'Abagande bari kuvuga kuri ya gahunda yabo ya visit Uganda yabita gute nimba ari Pearl of Africa kari karimo rwose baranavuga bati urumva ni muri ambasade market hari ahantu kaboneka mu buryo bumwe cyangwa uzandangire ibindi ubuto bwabo bunabonye ubu busimbura nta kibazo ya mavuta yo kwisiga yabo nabonye ayasimbura touch ntabwo urumva rimwe harasabura amakana ibindi byo nta kibazo wandi kuvuga kuri ako kabuze kari hari ibyo abantu bitiranya kano k'umweru rero ntabwo nkanywa hari akandi ariko se ubu babinyishyuza ngo ndamamaje hari akandi batungaga kitwaga Viandey kameze kasa nka wine yego kameze nka wine kariya kantu kari sawa cyane ubara Uganda warajya ibyo byo ntabwo byegera turiya twari utuntu twasawa cyane ariko ubwo tuba turi kubyiganira mu buryo bworoshye uko gushwana k'u Rwanda na Uganda u Rwanda rwese rubishakiramo ibisubizo byinshi mu kwanga agasuzuguro nibyo ushobora gusanga ibyo mvuga biri personnel hari abandi nyine babonye cross substitute muri economy bakubwira ko ubundi niba igiciro cy'amashaza cyazamutse igera ibishyimbo bishobora kuha bimeze nk'iby'amashaza ku kigero runaka igiciro cy'ibirayi cyazamutse ikundira ibitoki nuko bigenda igiciro cy'ipapayi cyanze jya kuri watermelon hari ibintu biba bishobora gusimburwa ni ndabona ngiye biri personal ariko navugaga ko muri uko kwishakamo ibisubizo byo kwanga agasuzuguro
hari ibintu u Rwanda rwahise rushaka ku rwego n'umubano uzahutse babuze uburyo bongera kubizana ku isoko urazana amavuta y'umuhondo ntari buvuga izina mu Rwanda hari andi ameze nkayo neza cyane ariko iki kintu minisitiri w'intebe yigeze kugisobanura avuga ko ubundi bintu byiza mu Rwanda biza kuko u Rwanda rwabitumye ni nko gutuma umwana ku isoko ukamwandikira ku rupapuro ibyo akuzanira iyo abizanye mu rugo nyine nibyo umutumye ariko mu gihe ubona wenda watumaga amashaza ariko noneho kuko ugize kuyatuma ukayabura none ugasigaye ukaba uyihingira wa muntu byaduka waguriragamo umubano n'usubira kumera neza urongera utume ariko yego ariko ntabwo uri butuma amashaza kuko amashaza rero yafite bivuga ngo hari produce azagaruka ku isoko ry'u Rwanda atari uko umubano utameze neza ntabwo ari imvugo zanjye za minisitiri w'intebe ahubwo nuko u Rwanda hari urwego rwazamutsemo nyine mu gukora production y'ibyo ngibyo nibyo batatuma ntabwo biba babitumye hari ibyo baba batumye bindi byinshi bitandukanye yego nibyo rero byabaye magingo aya navuga ko aba bana ingaruka ziraza kuba ariko igihugu kizabacungira hafi mu kwanga ko ejo hazagira uwinuba ngo dore y'u Rwanda rudashwana n'Ububirigi ngo bitagenda gutya hari icyo cyizere cy'uko igihugu kizabacungira hafi ubwo navugaga par experience nkurikije uko u Rwanda rwitwara iyo bimeze bityo yego uzarebe rwashwanye n'igihugu runaka bakavuga ati Tanzania yirukanye abantu mu Banyarwanda rebe ngo rwitwara gute habaye ibintu runaka bikomeye muri iki gihugu dukeneye gucyura Abanyarwanda iyo spirit yo kuvuga ngo Umunyarwanda nashaka ababangamirwa ari umwe noneho abangamirwa ari hanze y'u Rwanda cyangwa ku mpamvu ziva hanze y'u Rwanda bakuba kenshi umuhate baza kumukoresha n'ikibazo cyabo n'umwanya w'igihe abantu bazagikurikirana ibyo bihombo ntibyabura ariko nyine bihombo by'abantu 500 cyangwa 1000 ntabwo biruta iby'abantu miliyoni inyungu z'abantu miliyoni 14 ikindi ntibyagutungura ya politike ni politike ejo Ububirigi n'u Rwanda byongeye bikabana nibuka u Rwanda muri 2009 nari mu wa kabiri secondaire icyo gihe bagize gutya batugatiye muzi gahunda uko imeze mugiye kwiga mu Cyongereza icyo gihe twigaga mu Gifaransa uzi wagize ibyaga agasibira uwo mwaka ise yiga mu Cyongereza kuko abigaga mu wa mbere nibo bari batangiranye nabyo ubwo usibira bo bari baje muhita mwicarana kandi urumva ntago habuza generation ba broken kubera ibyo bintu bibiri hari nk'umuntu wasangaga Icyongereza gifata nk'ikintu gitagatifa kigendera kure wagenda byibuka binahinduka hari n'abarimu bakomeje kutwigisha bagakomeza kwigisha mu Cyongereza ariko batakize twigaga mu Gifaransa bihinduka bijya mu Cyongereza akajya avuga Icyongereza mu Gifaransa nimba ari byo bavugaga nivyo nk'ibyo akajya avuga Icyongereza mu Gifaransa bamwe bahise bahitamo kujya yigisha mu Kinyarwanda isobanura mu Kinyarwanda nawe akajya afata umwanya akajya kwiga Icyongereza ariko uyu munsi ababigumyemo ntibahindure kariyeri baza Urwongereza rwinshi uyu munsi u Rwanda ntirwinze n'Ubufaransa bazabyuke mu gitondo batubwire bati none dusubiye muri systeme francophone urebe ko tubishobora ntibyakunda twamaze kumenya Urwongereza nyine rwo guhaha ntitwarududubiza nk'abo muri Birmingham cyangwa Irandani ariko nuko byagenze bitangira bigoranye ingaruka zikaza abantu bagakopingana z'ubuzima bugakomeza cyane rwose hanyuma mbere yo kureba kuri hari ubutumwa twabonye mu mwaka ushize mu matariki nk'aya ngaya ubwo u Rwanda rwibuka ku nshuro 30 ubutumwa abanyarwanda benshi batishimiye bavuga ko burimo gupfobya ubutumwa bwari bwoherejwe na n'uwari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Tony Blinken mu butegetsi bwe yakozanyijeho inshuro nyinshi n'u Rwanda mu buryo bumwe cyangwa ubundi yavuze ko ubwo atuma Amerika Leta Zunze Ubumwe za Amerika yifatanyije n'abaturage b'u Rwanda mu kwibuka ku nshuro 30 bibuka abazize jenoside yakorewe agarukira aho ngaho ati we mourn the many thousands of Tutsi, Hutu and Twas and other whose lives were lost during iminsi ijana of unspeakable violence ati turunamira ibihumbi by'abatutsi abahutu n'abatwa n'abandi baburiye ubuzima mu minsi ijana ya jenoside urumva bimeze nkaho nta specific agize ariko abantu bavuga bati ni ibingibi Amerika n'ubundi iri mu bihugu bibiri niba bibuka neza byo bitemeye ko yitwa jenoside yakorewe abatutsi bo n'Abongereza ariko bimaze kwemerwa ntabwo bakoresheje veto ngo babyange abantu baba bati Amerika ihagaze hehe ku munsi w'ejo nibwo twabonye ubutumwa bwa Greg Abbott uramuzi
ni guverineri ni nk'aho ari perezida w'igihugu cya Texas tubyite gutyo imwe muri leta yamushimiye amubwira ati wakoze ubushyize mu kinyarwanda mu buryo bwanditse buri officiel yasuhuje abantu avuga ati abantu basoma ibi byemezo arabasuhuza ati menya ko iki cyemezo cyemewe n'amategeko kigaragaza ibihe byo kwibuka ku nshuro ya jenoside yakorewe abatutsi tariki ya 7 Mata 2025 n'urupapuro ruri officiel avuga ko hashize imyaka 31 mu gihugu kiri in the heart of Africa umutima wa Afrika igihugu cy'u Rwanda cyagiye mu bihe bibi cyane mu mateka yacyo hanyuma mu mezi make abantu bagera kuri miliyoni yakoresheje ijambo miliyoni abagabo abagore n'abana barishwe ndetse no mu bice bimwe na bimwe hafi ya buri muntu wo mu bwoko bw'abatutsi yarishwe isi yose yararebye ituje ariko ari uko igihugu cyisenya bitewe n'amacakubiri ashingiye ku moko amakimbirane ya politiki n'ivangura ryabibwe biciye mu buryo butandukanye bagiye bakoresha burimo n'itangazamakuru kuko yavuze ko ni uburyo bwanyuze muri propaganda zitandukanye avuga ati rero ni amasomo ku banyamerika ko abanyarwanda ati ku banyamerika ati amasomo dukura mu byabaye mu Rwanda arakomeye kandi arasobanutse tugomba kumenya ibimenyetso byerekana ko jenoside ishobora kuba kandi tugafata ingamba mbere y'uko habaho kwicwa kw'abantu ku bwinshi uyu munsi twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 hari abantu hirya no hino ku isi bahurira hamwe mu rwego rwo kwibuka muri uyu muhango no mu bihe bizaza turifuza guha icyubahiro abishwe muri jenoside kandi twiyemeje gukomeza kurengera agaciro ka muntu ati First Lady Cecilia Abbott ari kumwe nanjye mu gushishikariza abaturage bose ba Texas kwifatanya n'abanyarwanda binyuze mu bikorwa biboneye ati mu kibihamya ati ashyizeho umukono n'ikirango cya leta ya Texas ibi bikorewe Austin tariki 7 Mata 2025 Greg Abbott guverineri wa leta ya Texas n'ubutumwa bukomeye cyane n'imvugo n'imibare n'inyito ihura neza n'iyivuga n'u Rwanda ntabwo ari ibintu tumenyereye mu bategetsi bakomeye muri leta zunze ubumwe za Amerika ntabwo ari ibintu tumenyereye ariko nta nubwo buri Amerika njye nyifata nk'igihugu gihakana jenoside yakorewe abatutsi umunyapolitiki umwe ku giti cye cyangwa bijyanye n'urwego ariho ashobora kuza akanyuranya n'imvugo yemewe n'isi yose ariko abanyamerika ukwitwararika kwabo mbibonera mu buryo ntabwo wabafata nk'igihugu uyu munsi gicumbikiye abantu benshi bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi cyangwa cyanze gufasha u Rwanda mu kubahiga no kubafata hari ingero nyinshi z'abafatiwe iyo bakoherezwa burya nabyo bikwereka ukwemera kw'igihugu n'uburyo gitwara ibintu kuba yakifatanya rero n'u Rwanda kandi ku butumwa nk'ubu bifata nk'intangiriro bashobora kuba intangiriro y'uko ejo n'abandi bagira gutya bakagenda mu murongo we bakajya bifatanya n'u Rwanda kandi bakemera jenoside yakorewe abatutsi mu buryo yabayemo uburyo yanditse uburyo yemewe n'uburyo ivugwa n'amategeko y'u Rwanda ndetse na Loni cyane ibyo nibyo ntabwo turi bubitindeho gusa ni ubutumwa bwakiriwe neza hano mu Rwanda nyemerera turebe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twari twaharebye dutangira n'ubundi tuvuga kuri Maxime Prévost minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ubwami bw'Ububiligi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari hategerejwe ibiganiro bibereye i Doha muri Qatar biri buhuze na M23 na leta ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko amakuru ahari nk'uko tubikesha ibinyamakuru bitandukanye nk'ibyo nasomye kuri Reuters bivuga ko bitabaye kandi nta nubwo bazi n'itariki bizabera mu hazaza umwongereza niwe uvuga ngo we got off to a bad start nivuga ngo n'ibiganiro byari byitezwe ariko bitangiye nabi kuri wowe kuba ibiganiro bitabaye kwanza birahura bite n'ibyo watekerezaga mu mutwe wawe kuko wowe hari nk'umusesenguzi cyo wari uzi bitewe karege n'ukoresheje n'imetero wahuzaga n'ibihari ubu ngubu n'amakuru ahari biraba cyangwa ntibiri bube biraba kuri iki kigero kuba bitabaye byahuzaga n'iki birahuza n'icyo wari ufite mu mutwe wawe
M23 na Kinshasa batangiye kuganira, tubanze tugiceho umurongo, baratangiye ndetse hanavugwa n'ibiganiro biheruka kubera muri Qatar mu buryo bw'ibanga, sibyo? Ibi biganiro kuba byari kuba none nta nubwo njye ndi kuvuga ngo byasibye kubera ngo ikibazo cya communication ngo abantu ntibatumiwe ngo batanatumiwe, haba hari impamvu. Ibiganiro bya Qatar birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, sibyo? Nimba ibiganiro bya Qatar birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uyu munsi intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Masad Boulos ikaba yari imaze icyumweru iri hano mu karere, ahantu wakita ko yari iri mu kuzenguruka muri consultation no kureba ngo ibintu byagenda gute. Uze nko kureba ikiganiro bagiranye n'abanyamakuru cyangwa se yagiranye n'abanyamakuru amaze kuganira na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ntabwo nari nzi ko baganiriye, nabibonye kuri France 24 rwose, ariko banza batigeze bemerera abanyamakuru kumubaza ibibazo ahari yaje akabambobina. Nabonye agace gato ndaza kureba ibindi, ntabwo nari nakibonye cyose, ariko hari ibyo nabonye kuri France 24 ko rwose anavuga icyongereza. So mubona buriya Boulos afite amaraso y'ibihugu byinshi, buriya no mu Bufaransa afite amaraso yabo, Libani n'iki. Igifaransa nabonye avugira muri Kongo, banze igifaransa kimworohera kurenza icyongereza. Kuko icyongereza ntabwo ari ururimi rwe, kuko abantu bumvishe aka extrait kagiye hanze k'iminota nk'ibiri aravuga English broken imeze nk'iya Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ntabwo ari icyongereza cy'abanyamerika, ahubwo baribaza ni umunyamerika. Oya, ni umunyalibani wageze muri Amerika ari muto, ariko izina rye ritangira kuzamuka muri za 2003, wo mu muryango ukomeye cyane kandi nawe ntiyoroshye, umuntu ufite amakompanyi ahagaze amamiliyari y'amadolari, akaba ba mwana wa Trump, umuhungu yarongoye umukobwa wa Trump witwa Tiffany. Ntabwo aba ari umuntu muto, bifite attention. Niba warebye yaje mu Rwanda, ibintu avuga bibiri ahantu hose birasa. Tekereza ku mutekano wa Kongo n'ishoramari ry'Amerika mu karere. Hari ako ndi kubona gafite umunota umwe n'amasegonda. Nyorera gato uragakina. Nashaka kukubwira uburyo njye mbona gusiba kw'iyi nama n'uyu muhuro bifitanye isano n'urugendo rwe. N'umuro ugifite ibintu ari gukusanya. Aba bari bujye kuganira atarabikusanya ngo bayungurure Amerika none ifata umurongo umwe ishingiye kuri ibi, kandi abaza kuganira bashingira kuri ibyo. Baraza kuganira ku cyerekezo cya konfuri yo muri Kongo, kandi Amerika ishaka kuba ariyo igifata. Urabona ko ishaka kugitwara mu buryo runaka. Warangiza ngo muraza kuba mujya kuganira ibikize. Urabona ko Masad namara gutaha ibintu yabishyize ku murongo, tuzabona umunsi M23 izaganira na Kinshasa, aho bazagenda na proposition ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihari kandi izwi. Nibwo buryo mbibonamo. Ntabwo mbona indi mpamvu ugusiba ko uyu muhuro na Amerika. Birahuye cyane gusiba ko uyu muhuro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko mu byo yatangaje ahanini yavuze ko na Perezida Kagame baganiriye ku cyerekezo kiri mu mubano n'ubundi hasanzwe hagati y'ibihugu byombi uri kugenda, anaganira kandi no ku bibazo biri mu karere mu kuzana amahoro ndetse no guteza imbere ubukungu. Nibyo yagarutseho, urumva akomeje ku mubano w'u Rwanda na Amerika n'ibibazo biri mu karere. Sinzi niba wanyemerera wenda ijambo tukaryumva, kuko for a closer partnership going forward. Badisikasinze baganiriye kuri vision ku mubano hari closer partnership no kujya imbere in regional stability and peace as well as economic development. Prior to my visit here, I had the pleasure of speaking with President Tshisekedi, President Ruto and President Museveni. Yavuganye n'abaperezida bose bo mu karere ukuyemo Burundi. From these visits, it's clear. Ubwo ndi kugiranya na Ronnie Jackson. Ronnie Jackson yamubanjirije aza, yaganiriye n'aba bakuru b'ibihugu bose ukuyemo Ruto. Uyu nguyu yaraje aganiriye n'aba bakuru b'ibihugu bose ukuyemo Ndayishimiye.
na Suluhu ntabwo Jackson bari baganiriye. Jackson yaganiriye na Tshisekedi, aganira na Kagame, aganira na Museveni, aganira na Neva. Yaganiriye na perezida Tshisekedi, aganira na Ruto, Museveni na Paul Kagame w'u Rwanda n'abandi. Itandukaniro nyine ni Neva wasimbuwe na Ruto mu bo baganiriye. How vitally important a durable peace is for this region. We support the security and territorial integrity of all states in this region. Abo busugire bw'ibihugu, integrity of all states. There are many American companies already invested in Rwanda. The government of Rwanda has a vision of being an economic leader and has a society ready to drive this vision forward. We are ready to work with Rwanda to achieve this goal, which is why finding a resolution to the conflict in Eastern DRC is so essential. ariyo mpamvu kubona amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ingenzi cyane. Amerika yohereje umucuruzi, abarepublike bariho bayobowe na Trump bafite Elon Musk umuherwe wa mbere ku isi, bareba cyane ibijyanye n'inyungu kuruta ibijyanye na politike na propaganda. Iyi ngoma y'abarepublike ntabwo Trump ajya akorana n'abantu batari abacuruzi muri bo. Abo uyu Masad Boros ni umucuruzi. Nujya kureba Witkoff yashinze ibya Ukraine n'Uburusiya ni umucuruzi. Nujya kureba umuyobozi wa Doge ugomba kuvamo Elon Musk niyo mukire wa mbere ku isi, Mansa Musa wo mu kinyejana cya 21 kuko nta wundi muntu ugeze ageza miliyari 340 ku isi mu butunzi ukuyeho we na Mansa Musa. Hano ubwo ageze muri kuri 400 mu minsi ishize nuko zigenda zimanuka gake. Banza ubwo n'ubundi ari 430 cyangwa ngahe gutya, ariko ndabizi ko yagezeho yari ekivara ya zahabu za Mansa Musa. Ninde wundi w'umucuruzi wari urimo? Uyu muhungu wa uyu mwene wabo na Perezida Kennedy n'umucuruzi. Wajya kureba uyu muhinde washakaga w'umurepublika ubona ko afite n'akayihayeho ko kuzaba perezida, wamushyigikiye ariko yari yabanje guhatana nawe amatora amaze kunkamukamo ndamwibagiwe. N'umucuruzi ariko ejo ndi we yabivuyemo bino yigira mu gushaka kuba guverineri. Uriya muri Amerika kuba gavana ni inzira nziza gutegura kuba perezida. Siritu iyo wagiye ukaba nka gavana muri swing state biragufasha rwose. Kuba gavana wa za California, New York birafasha cyane. We ubona ko ari iyo nzira. Ni abacuruzi. Trump akunda gukorana n'abacuruzi. Kohereza umucuruzi rero muri deal zirimo iz'ubucuruzi ni byiza. U Rwanda iyo uvuga ngo ni igihugu gishaka kuridinga mu bijyanye n'ubukungu akanabivugaho, harahabihera. U Rwanda uzareba uburyo rushora cyane mu bintu by'ikoranabuhanga. Abanyamerika ntabwo ari ibigoryi, barakurikira amakuru baba bayafite, wazi ukomoza ku nzego zabo z'ubutasi n'uburyo zikora, ukomoza kuki, ariko baba banazi n'amasezerano. Uyu munsi ibijyanye na AI u Rwanda rushaka kwantama mbere y'ibihugu byinshi bya Afurika no gushyiramo ingufu, bari gukorana nabo kwa Bill Gates, sibyo? U Rwanda rumaze igihe ruri gushora mu masatelite. U Rwanda ruri gushora mu kubaka ibibuga by'indege biteye ubwoba, bafatanyije na Qatar. Kiriya cyo mu Bugesera mu mwaka kizaba gishobora gucaho miliyoni 14. S'abantu ntabwo ari abantu bake. U Rwanda rurashyira mu rurashora muri refineries za zahabu. Hari icyo bivuze. Tutari kuganira kuri Masad Boros na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusange n'ijambo bashobora kugira muri icyo kibazo. Tunareba n'ahazaza cy'iki kibazo. Tubonye Masad Boros, turukumva ubutumwa bwe. Tubonye uyu ninde wari ukomeje mu kanya wa mundi uheruka ino musenateri Ronnie Jackson. Tunareba n'uburyo na Trump uburyo yanze kugira icyo bivugaho, na Mario na Ofari waje ntabwo ari umuntu woroshye. Uriya ni umuntu kuboko k'uburyo kwa Elon Musk, kandi nawe ni umucuruzi, bavuga mu bucuruzi. Aba bantu bari kuza n'imvugo bari kuvana hano
birajyana he hazaza ikibazo gihari kuko urabona ko bahashaka gukomeza kuhakorera ariko ntabwo bazahakorera hari ibibazo by'umutekano muke nibyo biri gutanga umurongo uko byagenda kose aba bakuru b'ibihugu baba batanze amasuggestion u Rwanda uko byagenda kose ruba rwamuhaye inquiétude rufite ku bibera muri Congo kavuga ruti tuhafite izi impungenge ibyifuzo byacu ni ibi Congo dufite izi impungenge ibyifuzo byacu ni ibi Uganda dufite izi impungenge ibyifuzo byacu ni ibi Kenya dufite izi impungenge ibyifuzo byacu ni ibi bamwe muri abo bakuru b'ibihugu hari ibyo bahurizaho hari n'iby'Amerika ibona nka master nka game changer rero uriya aratwara proposal bayungurure n'abandi bahanga bo muri Amerika ni nkaho yari ari gucollectinga data arajyana bayungurure ubundi bavanemo ikintu bazongera bagapresenta muri aba bagabo n'abagore mu buryo buri indirect bababwire bati umurongo twifuza n'uyu ndakoze ikibazo kuwukurikiza egare ko kujya mu gushaka kwa Amerika kutawukurikiza nabwo tuzabona aka karere noneho batangiye abantu gukenera andi maboko ndasoza nkubaza ikibazo kiri hypothetical ku bijyanye hanene n'aka karere n'ibyo ushobora kugutekereza baganiriye n'aba perezida Amerika ishaka gukorera mu karere kameze gate byagenze bite havuyemo uwuhe musaruro mu nama batanze kugira ngo Amerika ihakure umusaruro ukwiye nko kucreate amasenariyo ashoboka kugira ngo Amerika ize kwakorera ubucuruzi nko kuri kubivuga mu buryo wenda bwari bwo bwose ubona gutekereza n'abantu bashobora no kubinyuza mu ngufu nk'uko bafite ingufu berekana ko bafite ingufu mu gukemura ibibazo Amerika karere yifuza Amerika n'undi isanzwe ari we mujura wa mbere w'amabuye y'agaciro ya Congo n'abashinwa bariba n'abandi bariba Congo ni bimwe bavuga ngo yaguye nta butayiryaho iribwaho na benshi ndetse bamwe bakanayirumaho ari ibigizemo uruhare buriya hari ukuntu njye mbivuga nkavuga ngo tubari ushojeho intambara njye nawe turwaniye mu nzu yawe irimo imineke kandi ndi inkende bityo najya ngukubita hasi nkahita ndya n'umuneke muri make ntabwo nakabaye nzamo niwe washatse ko turwanira ntuze kumbaza iby'imineke nariye ubwo nuje gutabara nawe ushobora kuza akarya kuko hari transport bimutwaye hakaba n'abandi Amerika yo rero iri muri abo ngabo bafite amayeri menshi yo kwiba Amerika ndayibona nkishaka kwiba noneho mu buryo hahandi wowe nyakwibwa ufata umujura ikiganza cyo kamukoza mu mufuka akikoreramo ntigishaka ko umujura kuza uri wa mujura ukozamo dedo wamwibanga bamubona akamwara ikeneye kwiba uwo yiba bigizemo uruhare kandi mu buryo baziranyeho butitwa kwiba cya kabiri ishoramari ryayo nayo irabizi ko bitazoroha cyane ko rikunda hari ibyo bibazo by'intambara no kurwana Amerika muri make igiye kwiba mu buryo bushya izo ntambara kurangira hari scenario ebyiri hari kujya mu biganiro abantu bakaganira ibisubizo bikaboneka hari no gukoresha ingufu intambara ntabwo nta ntambara nzi gukoresha ingufu bigipfa gukemura intambara zose zitangirira muri office zikarangirira muri office abantu bazarwana ariko ibintu birangirire mu biganiro nta ntambara nzi itangirira ku rugamba ikarangirira ku rugamba intambara itangirira mu biro ikarangirira mu biro ariko hari impamvu ishobora gutuma wa wundi ajya mu biro kuganira yego ibyo bibaho ariko ntabwo Amerika mbona igira direct involvement kuri battlefield ingabo za Amerika ngo zize kurwana muri Congo zize kurwana batanga intwaro ntubitegereze intwaro bazitanga ari igihe batazitanga hari igihugu na kimwe ambwira muri akarere kidafite intwaro zikomoka muri Amerika ntabwo bishoboka intwaro bazitanga icyari kigoye no kuvuga ngo Amerika irahitamo uruhe ruhande amakuru Boros atwaye ayatwawe nabo mu nzego z'ubutasi n'abandi ayazashingirwaho Amerika ihitamo abantu ariko babimenye ntabwo Amerika izaba imbera byombi izaba ifite uruhande ijyaho kandi uruhande izajyaho ruzahita ruremerera urundi ibishobora kurangira ikibazo gihereye aho kirangira cyangwa bigahera urundi ruhande Amerika rutishimiye aho Amerika yagiye narwo rukayoboka abandi banyagatuza tukajya muri season ya kabiri ya filime yacu Ivera kangushimira cyane wakoze cyane